wakora kugira ngo ubashe kuramba ku kazi. Ibanga rya mbere rizatuma uramba ku kazi: ntuzigere wibonekeza mu kazi, ntuzigere wishyira hejuru mu kazi mu gihe ukikageramo. Yemwe niyo wagatindaho, ujye ukora ibyo bakweretse, ujye ukora ibyakujyanye, ntugatandukire ngo ujye ku bintu biri hanze y'akazi. Kwibonekeza mu kazi ni ikosa rikomeye cyane, kubera ko rituma n'abantu mukorana babona kuri kwishyira hejuru, bagatangira kukugira amashyari, bakaba banakugambanira. Rero ibintu byo kuvuga ngo urishyira hejuru, ujye uba hagati na hagati, ukora akazi kawe neza, ibindi bitari iby'akazi ntukabyinjiremo cyane, ujye ukora icyakujyanye, ibindi ntibikureba. Ibanga rya kabiri rizatuma uramba ku kazi: ntuzigere uba inshuti na bosi. Mu by'ukuri kuba inshuti na bosi bizatuma bo hasanze bakugirira ishyari, batangire bakwibazeho, noneho bazatangira barebe utuntu tw'udukosakosa gutyo kugira ngo ubashe kugutiranya na bosi, kandi kubize nta muntu wabura ikosa mu kazi. Rero nibabasha kubona uri inshuti na bosi, babona mbega ushatse guhita ubarengaho kandi urabasanze mu kazi, bo bazahita batangira barebe udukosakosa tumwe na tumwe, noneho babashe kugenda bakureguzwa, gutyo bibe byatuma babe banirukanwa ku kazi, kubera yuko byabaye ngombwa ko uba inshuti na bosi. Kandi ubu nta kuntu umukozi yaba inshuti na bosi. Kuba inshuti na bosi ibyo ngibyo, ubwo ukihagera, ibyo ni ibintu biba wararambye ku kazi, waratinze ku kazi, nawe ukikageraho cyangwa ukamazeho igihe gitoya, irinde kuba waba inshuti na bosi. Ujye wishimira yuko ibikorwa byakuvugira kurenza uko wajya kubivugira. Ntuzagende uvugira ibikorwa byawe, ahubwo ibikorwa bizagenda bikuvugira. Irindi banga rya gatatu: abo mukorana nibaguca intege bakubwira ukuntu bosi arimo bavuga ukuntu ari umuntu w'umunyagitugu, ukuntu atari mwiza, ukuntu ibyo ngibyo ntuzigere ubyiha amatwi, wiha n'umwanya. Ibyo ngibyo ahubwo ubanza wibaze ngo kuki waje ubasanga aho ngaho, bakaba bazi ko ari mubi, kuki batabashije kuva ku kazi, kuki batabashije kugenda, bakabimubaza babikubwira. Niba bikubwira ukabasha kubyumva, uzatangira ucika intege, utangire ukore wangira. Aho ngaho uzaba watangiye gushya, kubera yuko bazabona yuko udashoboye akazi, babashe kukwirukana. Ahubwo nibakubwira ngo bosi ni mubi, uzikirize, ntuzabarwanye, uzabereke yuko uri kubumva, ahubwo nujya gukora akazi ukwirukane. Rero umuntu uzaza kubwira ngo bosi ni mubi kandi nawe akora ako kazi ataragiye, uwo nguwo azaba akubeshya. Ibanga rya kane riravuga ngo uzumve cyane ariko uzirinde kuvuga, uzavuge makeya, kubera yuko wisanga uri kuvuga cyane, hari igihe uzisanga uri mu matiku y'abantu b'abazamani barambye ku kazi, kandi wowe ukikageraho, bityo ufatwe nk'umuntu w'umunyamatiku yakwirukanwa ku kazi cyangwa utakarizwa icyizere. Ujye wumva cyane ariko wirinde kuvuga, kubera yuko mu gihe ukigera ku kazi cyangwa ukamazeho igihe gito, nta kintu ufite cyo kuvuga cyane aho mu kazi, kubera yuko nta makuru uragira ahagije, nta makuru uragira yumvikana cyane ku buryo yaganira n'abantu. Rero ujye uvuga makeya, ureke bavuge wumve, noneho nibavuga ukumva, wowe bazahiga impamvu yatuma wabiba bagira ibyo uvuga byanagukoraho babibure. Rero ibyo ni ibanga rya kane ryatuma ubasha kuramba ku kazi. None ibanga rya gatanu: uzirinde kuganiriza bosi imishinga y'iterambere, ahubwo ujye umubwira ukuntu ufite inyatsi, ukuntu igihe cyose ahereye ukora ukuntu nta kintu ugeraho, kubera yuko numubwira iby'imishinga yawe azabasha kukwikiza. Buriya ntibazakubeshye, nta mukire yifuza ko umukozi we yatera imbere. Nimuganira, ikigera ku kazi azakwereka ukuntu, nuramuka utembere byamushimisha, azakwereka ukuntu, uramutse ukize ukuntu byaba byiza kuri we, ariko ntibazakubeshye. N'ikimenyi uzamuguza amafaranga uvuga ko ugiye kuyashora mu bintu by'iterambere, azayakwima, ariko nubwira ko ari ikibazo, ko ari umuntu wapfuye, ukuntu hari umuntu uri mu bitaro, azakuguriza yiruka. Niyo bosi ntuzigeze umuganiriza imishinga y'iterambere yawe ufite n'ibyo ufite, ahubwo ujye umubwira ukuntu ufite inyatsi, ujye umwereka ukuntu uhora uri hasi, ukuntu ukera, ukuntu byanze. Azishima, nawe ukora cyane azishima, avuga ati umuntu ufite igihe kirekire, n'ubundi yarahobagiye, ntazi iyo biva n'iyo bijya. Rero uzirinde kuganiriza bosi imishinga y'iterambere, ndakubujije. Twagiye ku ibanga rya gatandatu: ntuzigere urakara imbere ya bosi, kabone n'ubwo aba aguhemba nabi, n'ubwo aba aguhemba yangira, ariko mu gihe ukiri mu kazi utarasezera, uzirinde kuba wakwereka bosi ko urakaye, uzirinde kuba wamwereka ko uri gukora urakaye. Yabona uko urakaye, ahera areba akabona ntibishimye, agahita avuga ati n'ibintu yakora ntiyabikora neza, uko byagenda kose ahita ahigukira kwirukana. Jya umwereka ko buri gihe cyose uri gukora wishimye, kuko
ukuntu wishimiye akazi kiwe, bityo nubwo yaba agutekerezaho n'ibintu bibi azabura aho guhera abura uko byabigenza, bityo ubashe kuramba kuri ako kazi. Uzirinde kwereka bosi yuko urakaye. Yaba guhemba nawe ujye wihangana mu gihe kiri ku kazi. Rega akazi karanabuze, ujye wihangana aguhembe uko aguhemba kose, nubona bitava muzasezere, ariko uzasezere utarigera na rimwe wishima ngo bikuviremo imbarutso abe yakwirukana. Ibanga rya karindwi riravuga ngo ujye uhora wicisha bugufi, ujye wicisha bugufi mu bandi bakozi bari aho, uharanire kwicisha bugufi cyane, kabone n'ubwo waba uri manager ubahagarariye ari ubahagarariye, ujye wicisha bugufi cyane. Iyo wicisha bugufi bizatuma abantu bakwisanzuraho cyane, bitume baza baguha n'amakuru akuvugirwaho hirya no hino, akuvugiraho gutyo, ariko niba uri wa muntu wirata ubereka yuko bari hejuru, ubereka yuko nta urenze, aho ngaho bareba bakurebere ku ruhande baguheme, nimba ari n'umuntu ugiye kuba yanakugera nabi babyihorere, ariko niwicisha bugufi bizatuma ubasha kwisanzurwaho n'abantu benshi cyane, kandi kwisanzurwaho n'abantu benshi cyane izo nyungu zawe, kubera yuko ibintu hirya no hino byose bizajya biza bikugereho witurije. Niwicisha bugufi uzajya umenya ko abantu bose ari nk'intasi zawe. Ibanga rya munani riravuga ngo ujye uhorana isuku, uharanire kugira isuku mu bakozi bose bari aho, ube wa muntu w'intangarugero mu bijyanye n'isuku. Nuhorana isuku bizatuma abantu bose babasha kukwisanzuraho. Isuku mbega nawe isuku nawe urayumva, isuku ni isoko y'ubuzima. Rero ujye uhorana isuku mu bandi bose bari aho ngaho, ube intangarugero mu isuku. Isuku nayo izatuma uramba ku kazi. Twageze ku ibanga rya 9. Ibanga rya 9 riteye gutya: ujye uharanira kuzinduka mu bandi bakozi, uharanire kuhagera mbere y'abandi. Nuhagera mbere y'abandi bizatuma ku kazi ubura umwe mu bantu babizerwa. Kuzinduka ku kazi ukahagera mbere y'abandi, ujye wirinda gukererwa buriya bituma utakariza icyizere cyane. Uzajya uhagera mbere, urangiza ibintu byose twavuze byubahiriza ukarenzaho no kuzinduka. Aho ngaho akazi ntuzakava, ahubwo bazanaguhamba mu kazi, bazaguhamba aho ngaho rwose. Ibintu byo kwirukanwa byo nta hantu uzahurira nabyo, kubera yuko uzaba uri gukora ibisabwa kandi bikenewe ku isoko ry'umurimo. Twagiye ku ibanga rya 10. Ibanga rya 10 riteye gutya: ntuzigere na rimwe ubwira bosi ibyo abakozi bamuvugaho, uvuga n'ibyo bamutekerezaho, kubera yuko niyo yabikubaza ujye winumira umubwire yuko utabizi. Uriya ukimara kubimubwira ahita yumva ko nawe aramutse kubikije ibanga wagenda ukarijya kuribwira abandi uko banamugambanira. Ujye umwereka yuko ibyo ngibyo utanabizi. Uzirinde kujya kujajwa imbere ya bosi, ngo uyu nguyu ngo yavuze ngo ibi n'ibi, ngo yavuze ngo amaze igihe adahembwa, ngo nguyu yavuze ngo hari umuntu wagiye ngo wambuye, ngo yavuze ngo ibi. Reka uzirinde kumena ibanga ngo urikure mu bakozi rishyire bosi, ujye kubitumwa, kubera yuko nawe nurigezayo ntuzagire ngo hari iminsi ufite aho ngaho. Buriya kirazira kujya kujajwa imbere ya bosi. Uzigere ubwira bosi ibyo abakozi bamuvugaho. Ndakubujije, ndakwihanije. Rero mwakoze kutwumva. Amabanga 10 mwayumvise azatuma muramba ku kazi, nubasha kwibahiriza rwose muzashaka kugumaho cyane. Rero mukore subscribe, mukore share, mukore comment, buri kimwe cyose mbashe kugikora by'ukuri tubashe kuba umuryango mugari. Nimba ufite abantu kuri WhatsApp, nta kuntu watereka kuri stati ukabasha kubumvisha buri muntu wese yifuza kuba yaramba ku kazi. Rero ibintu byose mujye mubikora, nta kintu kimwe kibasaba usibye kuba ufite mega kandi kureba iyi video. Nimba uri kureba, rero basha kubikora neza kandi ukore kinyamwuga. Kuri tubashije kubashimira, mwari muri kumwe na Forbes, uhora bakorera intonde zigezweho z'ibintu duhora durana byo mu buzima, z'ibintu tubyifashishije twabasha kubaho neza muri iyi si. Turabashimira.